ntibyatinze Butare na Gitarama biba birafashwe maze umurwa mukuru uba nawo urafashwe. Ugutsinda kw'inkotanyi kwagaruye ituze n'amahoro iwacu i Rwanda, maze abanyarwanda bashyitse umutima hamwe. Kiri mu ntambara muri 1994 abantu bacu bicwa, twari tutarafata uyu murwa mukuru wacu. Jewe narinde ahantu musha murahazi, uri mu nzu rujya za Rwamagana. Musha murahazi
mbona abantu banzaniye telegram message ubuhari ba UN hano abandi mujya mwumva intwari igitangaza bari barahangaha bagomba kurinda u Rwanda bagomba kurinda abanyarwanda banzanira telegram bambwira ngo icyo gihe nari aho ariko hari n'abanyarwanda icyo gihe barwanaga bari mu nzira bari hafi kugera Huye banyuze uyu muhanda w'epfo za Bugesera bakomeza bajya Huye banzanira telegram bambwira ngo bumvise ko hari abantu bariho bagana Huye kandi hariyo ibitangaza abantu b'ibitangaza hari n'abandi nyine bavuye muri ibyo bihugu bikomeye barekereje bari hakurya za Bukavu n'ahandi ubu tudahagarika gukomeza kugenda ngo turashira baratumaraho umuyobozi wa Loni wari wanzaniye iyo telegram yicayeho uramureba hari abandi bantu banyicaye iruhande ngo tugomba guhagarika ibyo dukora ntabwo twebwe ntabyo dukora tugomba guhagarika ahubwo abica abantu bacu nibo bakwiye guhagarika atari ko se ibyo uvuga urabizi ndabizi ahubwo niho ugomba kuba utazi ibyo uvuga ati icyo mbivugira ati isi yose yahuruye ati ibintu biri hariya bibategereje ati ntawe uri busigare muri bo ndamubaza ntari ko ibyo uvuga uravuga abantu nkanjye bava amaraso nkanjye cyangwa ni abaturutse ahandi tutazi ndamubwira nti abajyaga Huye bari baruhutse bari bagiye no gutwara n'umwanya wundi bashobora no kujya n'ahandi ariko kubera ibi umbwiye nicyo ngiye kubikorera n'abantu bagiye kujyayo ubu ugenda ubwira abo ngabo bavuga ko bari butumare ko tuje ubwira abasirikare icyo gihe hamesege nabo muhaguruke mugende murwane aho muri Huye uwo muhasanga uri bahagarike ntimubaze murwane niko byagenze baragiye babasangayo basangayo ariko bose banavuga ni n'abanyabwoba barabeshya babumvise ko bahageze bari mu nkengero zaho batangira kugenda bafata inzira igana ya Gikongoro icyo gihe baza no mu mamodoka yabo harimo abantu batwaraga harimo n'ingabo z'icyo gihe basanga roadblock mu nzira yavaga Huye ubu ngubu ijya Gikongoro ya kera abantu basirikare bacu barabahagarika abo ngabo bagezeyo nyine abandi bashaka kuvamo bashaka kurwana ariko mugenzi wabo warura agiye kubona abona konvoyi y'amamodoka yabo yose iri muri ambush y'abasirikare bacu bari ready kubarasa so bavanamo nabo bari batwaye bamaze kwica abantu nyine bari batoye icyo shaka kuvuga rero ni iki ku burenganzira bwacu bwo kubaho
wibeshya ko yabutwambura binyuze muri ibi biradiyo byabo birirwa basakurizaho ngo ni freedom of speech. Freedom of speech, you can't have it. I have my freedom too. I have my freedom to be, you can't take it away. I'll manage my problems. Well, I'll also manage the ones you cause for me. There's no problem. But there is a line you can't cross. Ndabivuga ntyo, ndavuga abanyarwanda, ntabwo mvuga jewe, ndavuga abanyarwanda. Kandi nzi ko abanyarwanda harimo benshi bameze batyo biteguye gukora ibyo ngibyo mvuga. So we shall never, ever be apologetic for standing up for our rights. Mukwachumi ntwari turambuka, ubonye dutambuka bya kigabo, ufatiye Zaire ujya guhuruza, ujya mu Bufaransa no mu Bubiligi, uti ngoma abazungu ndarwokoye. Zone turquoise ije kurwanya RPA nicyo cyayizanye. UN resolution yayishyizeho itariki 20 z'ukwa gatandatu 1994, ariko kuri 23 bari bageze mu Rwanda, bagiye kujya muri UN gushyiraho resolution, bageze muri Kongo hariya Bukavu bategereje kwambuka. Intwaro bazanye, abasirikare bazanye 2500, intwaro zonyine bazanye n'indege byari byo kurwana, ariko ibintu nka bibiri nibyo byababujije. Icyambere, aho bakubitaniye na RPA bava icyari Gikongoro binjira mu Butare, muri Butare, umuriro wa mbere babonye wa RPA waberetse ko badashobora kurwana. Aho bavuye ku Kibuye baza kwinjira Igitarama ku Rutare Rwanda, baho bakubitaniye n'ingabo za RPA, mu minota 20 gusa y'intambara kompanyi y'Abafaransa ifashwe. Afande niwe watanze order ati ntimubareke bagende, mubahe imbunda zabo biruke bagende. Bukeye abazungu bahageze, ubwo kamanda wacu akomeza akazi ke, mu minota mikeya rurambikana, umwana w'umuzungu atangira Igifaransa ati Armée d'Inkotanyi sonkuraje. Icya kabiri cyababujije kurwana nuko abo baje gutabara ariyo FARI, ingabo zari za leta yakoze Habyarimana, nabo bakoze genocide, basanze biruka bakuye imishwaro badafite uwo bafasha. Bukeye abahenda mu gihoro, bahurura n'indege n'ibyo bimodoka, RPA ibibonye ituma RPG, uwacitse ku icuma yabangira ingata ati singiye kwicwa n'inkotanyi. Impunzi zagiye Kongo arimo Butare, Abafaransa bazituje ku mupaka rwose, Kibumba, Katare, Gahindo, Gashusha, Mugunga, Kapanzi, Karongi, Katana, Kamanyora, aho hose ni ku mupaka w'u Rwanda, hose ni ku mupaka. Tukarabindurwe turukiza ababisha turwubaka n'isibo, batabazi b'u Rwanda nimusimbura intego, namwe bambara mu byo nimuhaguruke, inzira y'Inkotanyi amakiriro y'Abanyarwanda nitukuyoboke, batabazi b'u Rwanda nimusimbura intego, namwe bambara mu byo nimuhaguruke. Abiwacumura humura sura, abiwacumura bigwara imbaraga. Mu 1994 jenoside ikimara guhagarikwa, hari ibitekerezo bibiri bituruka ahantu.
bibi cyane biteye n'agahinda. Icya mbere cyaturukaga mu baturanyi, bavugaga ko u Rwanda atari igihugu gishobora kwiyobora, cyari cyashwanyaguritse. Ku bw'izo mpamvu igitekerezo cyari ukugira ngo kibe cyakomekwa ku bihugu duhana imbibi, buri gihugu gifateho n'ikindi gifateho, kubera ko u Rwanda ntabwo rwari rukiri igihugu. Abari bafite ibyo bitekerezo n'ubu baracyafite izo ndoto, baracyabirota, ntabwo babiretse. Ikindi gitekerezo nk'icyo cyaturukaga mu bantu bakoranye na leta yari yarakoze ubwicanyi igihe kinini, bo mu mahanga, umuntu yavuga nk'aba Philip Regents n'abandi, bavugaga ko abanyarwanda batazongera kubana, badashobora kubana. Ku bw'izo mpamvu ko hakwiye gukatwa umurongo uva Igicumbi ukagera Bugesera, ugakatamo igihugu kabiri, abahutu bakajya iburengerazuba, abatutsi bakajya iburasirazuba. Uko bari kubavangura no kubatuza ntabwo ibyo ntimubimbaze. Naho twari tugeze, ariko babikuraga he? Babikuraga uko babonaga igihugu 1994 uko cyari giteye. Miliyoni y'abantu irapfuye, intumbi ziranyanyagiye, inkomere, abahunga bajya Zaire barabisikana n'abahunguka bava Zaire, abahunga bajya Burundi barimo n'impunzi z'abarundi za 72 zari Rukomo na za Ririma na za Kigeme, barahunga bajya Burundi. Abahunguka bava Burundi barahunga intambara za FDD, baracumbikirwa za Ririma na Gashora mu mashuri. Abandi baranyanyagiye, bavanywe mu byabo hano mu gihugu. Igihugu cyasenyaguritse, abatahuka barashakisha aho baba. Amazu yose muri uyu mujyi wa Kigali wageraga ku nzu ngo yafashwe byanditse. Undi yaza komuraho icyundi yanditse agashyiraho icye. Natwe abasirikare twarafataga. Hari n'umusirikare mukuru wagiye kubohoza Beneri barayimutesha. Icyo gihe twagiraga ama escort menshi, abasirikare bakuru. Ati ngi niri bunkwire na ama escort yanjye. Nuko byari bimeze. Imbwa zari muri uyu mujyi zari zarabyibushye, zarariye abantu, noneho zitangira no kurya abazima. Boda yaratanzwe na chairman, hagira batayo ihiga imbwa gusa, kwica imbwa no kuzikura mu mihanda, zirya abantu n'injangwe. Inkongoro z'isi yose zari zaraje, za zindi z'ibijosi zirya intumbi. Umujyi wose waranukaga, wari umunuko. Nuko byari bimeze, intumbi zinyanyagiye. Abavugaga ibyo ngibyo rero, icyo batari bazi bibeshyeho, bari bibeshye ku mbaraga za RPF n'imbaraga za RPA. Muzehe Tito yavuze zone turquoise. Zone turquoise ije kurwanya RPA, nicyo cyayizanye. UN resolution yayishyizeho itariki 20 z'ukwa gatandatu 1994, ariko kuri 23 bari bageze mu Rwanda. Bagiye kujya muri UN gushyiraho resolution, bageze muri Kongo hariya Bukavu, bategereje kwambuka. Intwaro bazanye, abasirikare bazanye 2500, intwaro zonyine bazanye n'indege, byari byo kurwana. Ariko ibintu nka bibiri nibyo byababujije. Icya mbere, aho bakubitaniye na RPA bava icyari Gikongoro binjira mu Butare, muri Butare, umuriro wa mbere babonye wa RPA waberetse ko badashobora kurwana.
aho bavuye ku Kibuye baza kwinjira Igitarama ku rutare Rwanda baho bakubitaniye n'ingabo za RPA. Mu minota 20 gusa y'intambara kompanyi y'Abafaransa ifashwe, afande niwe watanze order ati nimubareke bagende, mubahe imbunda zabo biruke bagende. Icya kabiri cyababujije kurwana nuko abo baje gutabara ariyo FARI, ingabo zari za leta yakoze Habyarimana, nabo bakoze genocide, basanze biruka bakuye imishwaro badafite uwo bafasha. Bahitamo igice igihugu, bafata yahoze ari Gikongoro, Cyangugu na Kibuye. Muri ibyo bice genocide irakomeza. Abo bose rero bavugaga ibyo ngibyo babikuraga aho ngaho. Abantu bari bahunze muri Kongo hafi 3 miliyoni z'abantu mu gihe gitoya bari bamaze kwisuganya. Abafaransa bari bahari, leta basanze ya Mobutu yakoreraga Abafaransa, n'ubundi bahise bisuganya gutera u Rwanda. Baranabikora 1995 na 1996 ikirwa cya Iwawa bari baramaze kuhafata, barashyizeho yitwa Kagoma. Icyo gihe nta nubwo twari tuzi ko Iwawa ari yacu, twari tutarabimenya neza, ariko n'abandi binjiraga Gicengezi bari baramaze kwinjira. Usibye Abafaransa hari indi miryango y'amahanga yabaga hano, ibyitwa NGO zakoreraga hano zose cyane yitwaga mu mamodoka yabo ikazana imbunda. Izo mbunda zimwe nizo zakoreshejwe mu Gicengezi, ariko RPF abo ngabo 1995 mu kwa gatatu barabahambirije bose uko ari 250 barabirukana baragenda. Abandi barahana Minwari ntacyo yakoraga, nayo na amacakubiri nkuko izo NGO zabikoraga, nayo 1996 yarahambirijwe iragenda. Institutions zari mu gihugu nyuma ya genocide ikirangira na RPF na RPA gusa zagombaga kubyara institutions zindi zose kugira ngo igihugu kijye imbere. Ariko nkuko Muzahita tabikomojeho, abanzi bari benshi n'abashaka gusenya guhura, kuko twari twarasenyutse bari benshi. Usibye abanyepolitike nyine yavuze, barimo wari Perezida Bizimungu wakoreshwaga n'abaturanyi na Perezida w'umuturanyi, natwe muri RPA twari twarasesewe. Abasirikare benshi cyane, batari benshi, ariko bamwe tutahaga agaciro cyane, benshi batangiye gukoreshwa ndetse baranahunga, bahungira muri icyo gihugu cy'igituranyi cya Uganda hirya aho ngaho. Abitwa Bafuruma, abitwa Bamupende, abitwa Babizimungu wundi ni benshi cyane, n'abandi batoya benshi bagiye bahunga. Nabo banyepolitiki benshi cyane, abitwa ba Sendashunga, nabo bari muri icyo kigari cy'icyo gihugu cyashakaga kugira ibyo gikora hano, nabo niyo nzira bafashe, benshi cyane niyo nzira bafashe. Ubugambanyi mu gihe gitoya cyane, muri ibyo bibazo navuze niyo shusho y'igihugu cyari gifite, abantu bitwa ngo barwaniye igihugu baba bagambanyi. Turabireba rimwe ukavuga ngo uyu niko yabaye, ubundi undi akavuga ati byihorere buriya afande aramureba, igihe kizagera cye mu mwihorere. Ariko ubwo bamwihorera ariho aramunga. Bya bindi bigeze kuvuga bizwi muri ya nama yabereye ku Murindi 98 ngira ngo, byaho uwari Perezida yari afite amakamyo yaraho amaplake ya Kongo akora amagendo ajya Mombasa agaruka. Ntabwo yabikoraga wenyine, kubera ko uwari chef d'état major wa gendarmerie ari we Kanyumba Nyamwasa
niwe warindaga imipaka, ni nawe washyiraga bariyeri mu mihanda, gendarmerie niwe yagiraga bariyeri mu mihanda, barabikoranaga. Niyo mpamvu n'ibibazo byabo bombi byari bihuye kandi byaje kugaragara. Inzitizi zari nyinshi cyane, ariko ubwo muri icyo gihe impunzi zagiye Kongo, arimo butora abafaransa bazituje ku mupaka rwose, Kibumba, Katare, Gahindo, Gashusha, Mugunga, Kapanzi, Karongi, Katana, Kamanyora, aho hose ni ku mupaka w'u Rwanda, hose ni ku mupaka. Metero 400, metero 800, kure cyane, ngira ngo ni nk'ikilometero cyangwa 2. Kugeza aho ngira ngo RPF yiyamye UN ibasaba gutandukanya impunzi n'abasirikare, kuko abasirikare n'ibikoresho byabo n'impunzi barabanaga mu makambi, baratangiye igicengezi. UN yica amatwi nk'uko isanzwe bikora mu mikorere yayo, kugeza aho chairman yatanze order ko ingabo z'u Rwanda zigomba kubyikorera. Iyo order ariko yari ikomeye cyane, ntabwo yari yoroshye kuvuga ngo ingabo za RPA zigende zicyura impunzi, zitandukanye impunzi n'abasirikare ba Habyarimana n'interahamwe bavanze n'ibikoresho byabo, kandi nta mpunzi hutajwe. Murumva ko gushyira icyo kintu mu bikorwa ntabwo cyari cyoroshye, nta nubwo ari umuntu wese wabikora. Amayeri yakoreshejwe ntabwo yajyamo cyane hano, ariko icyo navuga, nta nkambi n'imwe y'impunzi yarasiwe bw'isasu na rimwe, kandi zaratashye. Na Mugunga yari ifite miliyoni y'abantu, yaratashye mu mahoro, ku buryo abaturage bikoreye ibintu byabo baraza Ikivunge, bageze mu Rwanda abenshi bamazemo iminsi 5 batazi ko bari mu Rwanda, ahubwo bazi ko bakomeza bajya Kongo. Niko byari bimeze, ntabwo bari bazi ko bageze mu Rwanda, kuko bo bagendaga nyine Ikivunge, baje mwituze. Ariko ntitwagombaga guhutaza impunzi. Abarimo ari abasirikare ba XFR baje bikoreye mu mifariso, mu mizigo yabo imbunda. Ntitwagombaga kubasaka, ntitwagombaga guhungabanya impunzi. Baraje mu gihe gitoya cyane mu majyaruguru, bari bageze ahitwa Nyamutera, bahashyira camp, bahashyira ishuri rya gisirikare, bajya mu baturage baramobiliza, bigisha urubyiruko. Intambara y'igicengezi iratangira irakomera. Akarere ka Burera, akarere ka Musanze, akarere ka Rulindo, akarere ka Nyabihu, akarere ka Ngororero, Rubavu, Rutsiro na Karongi, Rusizi, Muhanga, aho hose abacengezi bari bakomeye. Kandi ubwo RPA yahagaritse jenoside 12,000 by'abasirikare, ukongeraho wenda n'abandi bari bamaze kwinjira 19,000, ntabwo bari bahagije gucunga umutekano mu gihugu hose no kurwanza ntambara. Ariko ubwitange, kwitanga utizigamye, umurava, urukundo rw'igihugu, baritanze bafatanya n'abaturage guhindura imyumvire y'abaturage, kubatandukanya, bakajya mu ahantu bakaba impunzi mu gihugu, kugira ngo abasirikare bahangane n'abacengezi. Ibikoresho byari bike cyane, kugeza aho His Excellency ubwe n'igihugu cyari gikennye kidafite amafaranga, ashaka kugura indege 97. Abasirikare nubwo bari bagitangira kubona imishara, nta mafaranga yari ahari. Asaba abasirikare gutanga umushahara wabo wose ntibahembwe, bagasubira ku mvunguri. Abasirikare baremeye. Basubira ku mvungure,
bagura za kajugujugu zibafasha mu kurwanya intambara y'igikengezi. Ariko ndahamya ko RDF yo n'uyu munsi hari impamvu akayisaba kongera gutanga umushahara yawutanga. Ibyo nabihamya. Intambara y'abacengezi yaje kurangira cyane cyane ahanini ku bufatanye bw'abaturage n'inzego z'umutekano. Abaturage babigizemo uruhare runini cyane, cyane cyane abagore bo mu majyaruguru. Hari ubushakashatsi buriho bukorwa ku uruhare rw'abagore mu kurwanya intambara y'igicengezi, kandi hari ibintu byinshi bifatika cyane babigizemo uruhare. Intambara y'igicengezi imaze kurwa mu Rwanda, basubiye muri Kongo. Icyo gihe wari umuyobozi wa Kongo witwa Laurent Kabila ashaka kubafasha, ubwo hari n'amahanga yari amuri inyuma nyine, ku buryo intambara yarakomeye. Abantu bari hano benshi cyane ntabwo bayizi kubera ko itarwaniwe mu Rwanda, ariko haje ibihugu bigeze 8 bikomeye cyane bifite ibikoresho byose, ari byo hasi ari byo hejuru. Ingabo z'u Rwanda zamaze kuvanga, kuko guhera 94 ikirangira gutya havanzwe ingabo 1500 zari mu ngabo zari muri leta yavuyeho yakoraga genocide. 800 bajyanywe igako, 700 bajyanwa irubona majyepfo, bahugurwaho iminsi mikeya baragaruka ari abayobozi bakuru. Gatsinza ba Deputy Chief of Staff wame ndi ubwami wavuye muri mwananiwe guhungaga jya muri parafo hari ya Kimisagara, yavanywemo aba chef d'état major wa gendarmerie n'abandi benshi cyane. Iyo ntambara rero yaturutse kuri Kabila yongera gufasha ubwo uwo mutwe noneho wari utakiri ex-FAR, wari utakiri FAR, wari warabaye ariri, watangiye uri RDR ya Ingabire Victoire, no wayitangije Mugunga. RDR ihinduka FDLR, ihinduka ariri, ariri za guhinduka FDLR. Iyo ntambara yari ikomeye cyane ku buryo hari ibihugu 8 ingabo z'u Rwanda zarwanaga nabyo muri Kongo. Hakaba n'igihugu cy'igituranyi cyaturasaga inyuma mu mujyi witwa Kisangani, ubwo kibi cya 9. Iyo ntambara ngo yari igamije kuza guhindura amateka mu Rwanda, yari igamije kugarura iyo ariri nyine ntera hamwe na ex-FAR niyo leta y'abatabazi, kongera kugaruka bagahindura ibyo RPF yashakaga gukora itunganya igihugu. Ikiza cy'iyo ntambara nuko ntabwo yageze mu Rwanda n'umunsi n'umwe. Yarwanywe guhera 1997 kugeza 2002, ariko ntabwo yigeze igera mu Rwanda, n'abanyarwanda ntibayumvise. Nibyo Muzehe Tuto yavugaga byakorwaga na FPR kubaka inzego kugira gute, nta cyahungabanye. Aho abandi bari bafite indege, bafite za burende hasi, RPA nta na kimwe yari ifite muri ibyo, ni ukwikorera ku mutwe, kwikorera imvungure n'amasasu. Ariko izo ntambara zose ibyo bihugu byose barabitsinze. Kimwe muri ibyo kidutera ibibazo, ibyinshi muri ibyo byabaye inshuti ubu ngubu nta kibazo. Kimwe muri ibyo kidutera ibibazo, twarwaniye Gisangani, bakoresheje assumption itariyo. Baravuze ngo RDF iravanze na abasirikare ba RPA bavanze nabo barwanaga nabo, nitubatera barasubiranamo. Baradutera koko Gisangani.
baduteye mu ntambara y'iminsi mikeya cyane baratsindwa, ariko gutsindwa nyako ntabwo ari gutsindwa bisanzwe. harimo umujenerali umwe w'umuminisitiri, ngira ngo ari minisitiri w'ubutabera, aravuga ati abanyarwanda ni abagome, ati ejo baricanaga bamarana none baduhuriyeho baratumaze, ariko ntabwo turi abagome. nta bugome, ni uko abantu bose bumvaga kimwe, babonaga icyerekezo kimwe, barengeraga igihugu kimwe, nta kibazo bari bafite. kandi ubwo nyine ingabo zari zimaze kuvanga nyinshi cyane. 9 ndibuka imibare y'abasirikare yarwanaga izo ntambara byari 56,000. muri ibyo hari hamaze kuvangwamo 36,000 by'abasirikare ba kera n'urubyiruko rwari mu gicengezi. so twarwanaga nk'abanyarwanda, ni nacyo cyadufashije. muri ibyo byose icyari gikomeye, intwaro ya mbere yari ikomeye, yaturukaga ahantu habiri. ahambere ni ubuyobozi, cyangwa mbe specific ni umuyobozi. icya kabiri ni ubwitange, gukunda igihugu utizigamye, twari twaratojwe. ariko ikindi kiremereye cyane cyabaye umuco ni ukudatsindwa, kutemera gutsindwa. kutemera gutsindwa. RDF ikora amakosa, ikora amafuti, twari ibyo turangara, ni byinshi cyane, ariko gutsindwa iyo ntabwo iba option, ntabwo bibamo. kandi ibyo nibyo abantu batojwe, sinzi ko hari nta n'uzabitezukaho. ku rubyiruko rero rutoya ruri hano, kudatsindwa byajya no muri sekita zose, ntabwo byajya ku rugamba gusa. no muri sekita zose abantu bashobora kwanga gutsindwa n'ikibazo babona cyangwa kiri imbere yabo, byose birashoboka. ariko ikindi kintu gikomeye cyane ni ubufatanye n'abaturage. hano muri presentation bahoze berekana ngo abaturage bizera inzego z'umutekano kuri 90 n'ibindi ku ijana, ariko njye nashakaga kubihindura. impamvu bavuga gutyo nuko n'ubundi inzego z'umutekano zitigeze zizerwa mu mateka y'u Rwanda, ahubwo uko twabivuga nuko inzego z'umutekano zizera abaturage ku rwego rwa 99 ku ijana. nicyo cyakumvikana. kuba rero institutions ebyiri zaravuyemo institutions nyinshi zageze igihugu cyacu nyuma ya 1994, tukanyura muri ibyo bibazo byose, ibyo bigeragezo, wabaye umusingi ukomeye cyane, kuko umutekano ni umusingi wa buri kimwe cyose. wenda reka mvuge ku uko bihagaze ubu ngubu. icyo nabivugaho uko bihagaze ubu, ibyo mwumva hakurya muri Kongo, biriya ni ibisigisigi. buri ntambara y'ibisigisigi nayibaho, ibisigisigi by'ingengabitekerezo, ibisigisigi by'abatava ku izima, ibisigisigi by'ababafasha bakiri muri ya logique navuze yo kuvuga ko u Rwanda rutaba igihugu kwa cyigenga. ibyo ni ibisigisigi. ariko ubu bageze kuki? mu minsi yashize iyo twita FDLR yigeze gusubiranamo, irarwana hagati yayo, irwanira Masisi, yicamwe ibice icyo biyita Bakiga n'Inyenduga. igice biyita Nyenduga cyita na Red, bararwana. ukibaza uri butsinde icyo ari butware, niba ari butware Masisi bikakuyobera.
ubwo senarede iramanuka ica mu majyepfo ya Kivu, ni abangaba mwumvaga bagerageza guca i Burundi batera muri Nyungwe. FDLR ni bari abagumye mu majyaruguru ya Kivu.